kuko tudafite kivugira baraje baraturengera bamaze kutengera imbago barazimura ariko uyu munsi birashoboka ko uri mu marira birashoboka ko iri joro warayurira birashoboka ko umaze iminsi urira hari ibikuriza hari ngo none hande haguruka Haleluya ngo none ntagarikira ngo ndahaguruka ngo ndashye mu ruwacurira ingoni yego Haleluya mu burwayi umaranye iminsi shinga urubanza mu kintu ufite shido benas ibibazo ufite shinga urubanza kuko Uwiteka Imana yemeye kukuburanira yemeye ariko birashoboka ko waba uri kurira yego Pola ariko mu gitondo impundu zikavuga haleluya haleluya ariko uyu munsi nawe ujyana ikirego leta tutayine jyana ikirego mu rukiko kuko niho biremeye yego iki kirego kijyane kandi ufite umuhesha aguri buguhesha ibyawe yego ni Uwiteka nubwo baguta ariko Uwiteka Imana cyagufite mu kiganza cye haleluya haleluya nubwo bakwanga ariko Uwiteka cyawakunda rata baradutaye Uwiteka yadutora ibi imitwaro y'amagambo hari imitwaro y'inzoga hari imitwaro imitwaro yari myinshi cyane ariko Uwiteka arangije adutora imitwaro yaduhetamishaga none tugenda twemye ntukurenganya kubera ko nta kivugira ufite ugatuza ugaceceka ariko najya nkubwire ngo ntago biri bwemere haleluya haleluya amen haleluya kuko Uwiteka Imana ahugarutseho Uwiteka Imana ahugarutseho shinga urubanza tinye Uwiteka Imana yo kumwe nawe ntutinye Uwiteka Imana itewe kugira neza ntutinye Uwiteka Imana mu ruhande rwawe ngo azajya gufata uko kureka dusenge yego twegera Imana dushyiremwe akabaraga Imana idakiranirwa Imana izatugira neza niko kuri kuko Imana yemeye kukuburanira Uwiteka Imana yemeye ko agiye kukubera umucamanza Imana yemeye kukubera umucamanza noneho shinga urubanza noneho rushinga gahunda ni ukujya mu rw'ikirenga ntabwo tujya mu rw'ibanze oya Imana ishimwe amen nukujya mu rw'ikirenga imizigo y'impapuro umaze iminsi ufite uri mu rukiko uburana ariko Uwiteka Imana umunsi haleluya haleluya adobene wa shalabenas Uwiteka Imana umunsi wako uyu mo guterwa kumva ko bicitse turashimira Imana kwisengesha renga imipaka yego amen amen isengesho renga imipaka yego kandi isengesho ribasha gukura umuntu muri gereza yego urya rimwe nemwe amategeko y'isi hari igihe ajya tubuza uburenganzira ndashimira n'Imana ko dufite umuyobozi wacu igihugu cyacu ko yahaye abagore ijambo kabahabwa umunani kwa base Imana ntabwo atwima umunani rero iwacu kandi magambo bariyemeza avuga ati turagiye uko bigenda kose tuzi ko twavuganye n'Imana haleluya icyambere ni ukugira amakuru turashimira Imana ishobora byose kwiryohereza marayika aho utakwishoboza aho bitakwemera Uwiteka yohereza marayika ngo Petero ari mu nzu y'imbohe ngo abitorero ngo bagire umwete kumusara ku Mana yego amen haleluya enetaya lataseka tutalangutene ngo bakimara kugira umwete ngo Uwiteka yego ngo yohereza marayika yego amen barukora icyambere ukugira amakuru iyo ufite amakuru ntabwo bugomba kugira yego tunga amakuru rero haleluya gahunda ni ugushinga urubanza yego kuko ubu tugiye kuburana nukuri Imana niba Uwiteka twishimira ese umwisha wacu yagutwara iki ese Satani ukurega yagutwara iki niba umwuka wera w'Imana kuriho Yes turasuhuje mwese mukurikiye channel yitwa Iramiro TV amahoro y'Imana abane namwe muherere ku mpera zitandukanye nibajya mu gitondo mugire igitondo cyiza ntibari nijoro mugire ijoro ryiza hanyuma utarakora subscribe ariko kanya kugira ngo ikore share like comment usangiza n'abandi biganiro byo bikurikirana nje tujye kubana Neria ini channel yitwa Iramiro TV uko twabwiye ko tutazabicisha urungu tuzatunyaruka tukajya hirya no hino tukazana abatumirwa batandukanye afite ijambo ry'Imana kandi bakirimo umwuka w'Imana bakiri kuvuga kugira neza kw'Imana uyu munsi twanyarutse
dusura umupapa uriho ubwiza bw'Imana. Uyu munsi twamusuye kugira ngo atuganize ku ijambo ry'Imana, duhembuke mu buryo bw'umwuka kandi dukomeze adufashe mu buryo bw'ijambo kugira ngo dukomeze urugendo, kuko muri uru rugendo tugiye gushyigikirana muri byose. Reka dutangire tumwakira atangira asuhuza abantu bakurikiye Iramiro TV, kuko agiye kubwira isi yose, ntabwo ari u Rwanda gusa n'abari hanze y'u Rwanda. Muraho neza papa? Muraho meze mute? turashima Imana. Suhuza abantu bakurikiye Iramiro TV. Amen. Haleluya, 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 haleluya. Amen, amen. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hanyuma Imana wane namwe. Urakoze cyane. Hanyuma ndifuza mbere yuko nza kuguha akanya ukatuganiza ku ijambo ry'Imana, ko wabanza ukatwibwira kuko nta tukagenda natuziranye. Amen. Yego. Imana ishimwe. Nkuko umukozi Imana yavuze Elia, amazina nge nitwa Mutangana Jean Pierre. Yego. Ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana. Yego. Ndi umukristo w'itorero rya DPR. Yego. Kandi nanjye ndumva nshaka gukizwa. Yego. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ndumva nshaka gukizwa, icyo numva ndi guhirimbanira. Yego. Imana iduhana umugisha. Amen. Hanyuma aha twabasuye hitwa ngo iki? Hano ni Nyanza. Nyanza. Hano ni mu rugo, ntuye mu mudugudu witwa Gihisibe. Yego. Akagari ni Kavumu, umurenge ni Musasamana n'akarere ka Nyanza. Akarere ka Nyanza batajya kugira ngo ni Nyanza, Kicukiro ni Nyanza yo mu majyepfo Butare. Yes. Yego. Amen. Hanyuma urakoze cyane. Aha hano umuntu aturusha iki? Nukuri urebye turashimira Imana. Ubu ngubu ibishyimbo bireze. Nyanza muzi ko tugira neza, ariko muri mupakire ku bishyimbo cyane. Nyanza zirakamwa. Mu gikari bacura n'amata. Yego. Mu rukari amata turabaha rwose. Yego. Ni ibwami. Amen. Hanyuma mbere yuko urakoze cyane n'akari gaciyeho kugira ngo n'abari kumwe natwe tubanze bamenye uwo turi kumwe, twita ko ari uwo nguwo w'Inyanza ya Butare. Niho nagiye uyu munsi rero, turakora subscribe uyikore, share, like, comment YouTube mu biganiro byacu ko bikurikirana. Kandi nawe ufite ubutumwa, yaba ari mu ijambo, yaba ari ubutumwa Imana yaguhaye, yaba ari umuhanzi, nawe waduhamagara kuri nimero yacu biri aho ngaho hasi, hanyuma ukaza ugatambutsa ijambo ry'Imana. Hari Imana ishobora kuba kubwiye kuzakorera Imana hanze no mu Rwanda no hanze, rero isezerano rikaba rishaka gusohora muri iki gihe. Hanyuma Peter, turagira ngo udusengere, n'ubundi twasenze turi imbere ko tujya gukora iki kiganiro ko turi abakirisitu, ariko n'ubundi reka usengere imitima y'abantu tugiye kubana muri aka kanya uza kuza tugeza ijambo ry'Imana. Amen. Reka duce bugufi dusenga Imana. Yego. Mana data, Mana nziza, Uwiteka nyingaye Imana yacu. Haleluya. Turagushimiye kino gitondo, Uwiteka nyingaye Imana yacu. Haleluya. Hala sifa wa shalom benestas. Turasenze nyakwaye Mana yacu, Mana nziza, ngo wongere utugarukeho tugire neza. Mana. Mu ruhande rwacu nyakwaye Mana yacu, Mana nziza. Dusengera abacu bose bari kudukurikira aho bari hose, Uwiteka nyingaye Imana yacu. Ari abari mu gihugu cyacu, abari muri Afurika, ari abari i Burayi, ari muri Aziya, ari abari muri Amerika. Mana bose turabasengeye nyingaye Imana yacu, Mana nziza, ngo ubagire neza uyu munsi, umunsi w'umugisha. Uyu munsi ubasange, leta ubagire neza nyakwaye Imana yacu, Mana nziza. Abarwayi bakize, Uwiteka nyingaye Imana yacu, Mana nziza. Abashomeri ubaha akazi, Uwiteka mwami. Abafite akazi kabarindemo nyakwaye Imana yacu, Mana nziza. Kandi Uwiteka nyingaye Imana yacu, Mana nziza, ubagaruke Mana. Tubasenge bose aho bari, Uwiteka Mana ubishimire. Kandi Uwiteka Mana yacu, Mana nziza, ukomeze kubagura mu buryo bw'umwuka, kuko kweza kw'Imana ukomeze kuba nabo. Nimuzari ya musabinize. Amen. Hanyuma tuguye akanya kugira ngo tugezeho Imana gutumye mu ijambo. Imana gutumye turagwakiriye. Yego, murakoze cyane. Imana ishimwe. Mbere kambanze nshima Imana. Yego. Nshima Imana ko Imana ari nziza. Nshima Imana ko Imana idukunda. Kandi nshima Imana ko kubwo kuba mwageza ahangaha nabyo nishimiye. Murakoze cyane. Nshima Imana. Amen. Haleluya. Amen. Najyaga mbakurikirana nkabakurikirana kuri Channel Iramiro. Yego. Ngakunda uburyo ijambo ry'Imana mutugezaho. Yego. Rikaduhembwa, nanjye nahembukaga n'ukuri. Ariko nshima Imana ko uyu munsi nawe ugezweho. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Umuririmbyi yateye imbaro kimwe ngo dusengo yanjye yari yanditswe nabi, baho ngo Yesu ngo ayibonye ngo yihindura neza. Yego. Nanjye ndashima Imana ko nanjye rero iki gitondo nk'iki ngiki nanjye mbagiyeho umugisha. Yego. Nanjye Imana ikantekerezaho.
nanjye umunsi mukaba mwaje mu rugo Imana habwe icyubahiro. Amen. 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 Hari abantu benshi batajya baha agaciro buriya iby'Imana ikora bakumva ko ari bisanzwe, ariko nkatwe ntabwo bidasanzwe. Ntabwo bisanzwe kubona abakozi Imana nkamwe mudutekerezaho. Oya nibyo rwose. Ngo reka dufate amatike yacu twerekeze mu ntara y'amajyepfo. Nibyo rwose. Amen. Ko ari ijuru riba ryangarutse nanjye Imana ngo nambaye amako ngo icyubahiro. Hallelujah. Akira icyubahiro. Amen. 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 Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo kubara. Ni ibice bya 27 bire ku murongo waho wa mbere. Yego. Reka twumve icyo Uwiteka Imana avuga natwe. Titre y'ijambo iravuga ngo Uwiteka acira abakobwa ba Selofehadi urubanza. Ngo maze ihigira hafi abakobwa ba Selofehadi mwene Heferi wa Gileyadi na Makiri wa Manase bo mu muryango wa Manase mwene Yosefu. Aya niyo mazina y'abakobwa ba Selofehadi. Mahira na Nowa na Hogira na Miruka na Tirusa ngo bahagarara imbere ya Mose na Eliyezari umutambyi n'abatware b'iteraniro ryose ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Yego. Baravuga bati data yapfiriye mu butayu kandi ntiyari mu iteraniro ryiteranije kugomera Uwiteka afatanije na Kora, ahubwo yapfanye ibyaha bye ubwe kandi ntiyabyaye abahungu. Murongo wa 4. Niki gikuza izina rya data mu muryango we nuko atabyaye abahungu? Uduhe gakondo muri bene wabo wa data. Murongo wa 5. Ngo Mose ashyira Uwiteka urubanza rwabo. Uwiteka abwira Mose ati abakobwa ba Selofehadi baburanye iby'ukuri. Yego. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se, uzatume baragwa gakondo ya se. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Imana ishimwe. Amen. Intego y'iri jambo narihaye intego ivuga ngo dukwiriye kuburana gakondo ziwacu. Yego. Amen. Aho uri intego y'iri jambo ndakubwiye ngo uburana gakondo yawe. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Abakobwa ba Selofehadi amategeko ntago yabemera guhabwa gakondo iwabo. Nibyo. Imana ishimwe. Amen. Urya rimwe nemwe amategeko y'isi hari igihe ajya tubuza uburenganzira. Nibyo. Ndashimira n'Imana ko dufite umuyobozi wacu w'igihugu cyacu ko yahaye abagore ijambo. Yego. Kabahabwa 8 kwa base. Imana ntabwo atwima 8 rero iwacu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Abakobwa rero ba Selofehadi ngo bigira inama batise ko data yapfiriye mu butayu kandi akaba ataragomeye Uwiteka. Yapfiriye mu butayu twe tukataragomeye Uwiteka. Ni iki? Ubwo baratekereza barica babitekereza bavuga bati reka dusange abatambyi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ngo baragenda ngo bahagaranga imbere ngo ya Mose ngo Eliyezari ngo mutambyi ngo n'abatware ngo n'iteraniro ryose ngo ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Mu yandi magambo bariyemeza avuga ati turagiye uko bigenda kose tuzi ko twavuganye n'Imana. Hallelujah. Icyambere ni ukugira amakuru. Amen. Barukora icyambere ni ukugira amakuru. Iyo ufite amakuru ntabwo bugomba kugira. Yego. Tunga amakuru rero. Yego. Imana yacu nishimwe. Amen. Hallelujah. Amen. Barasenga bahamanya n'umwuka wera w'Imana. Yego. Bavuga ngo reka twiyemeze baragenda. Ntabwo bafite bajya imbere y'abatambyi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Reka nyongeye mu Imana icyubahiro. Imana ndagushimiye. Yego. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Amen. Ngo baravuga bati data yapfiriye mu butayu kandi ntiyari mu iteraniro ryabateranije kugomera Uwiteka. Bafatije na Kora, ahubwo yapfanye ibyaha bye ubwe kandi ntiyabyaye abahungu. Niki twebwe
kuza tuzabana Imana twarasenze nicyo abana Imana warasenze. Haleluya, amen. Imana mu tugiye neza. Iyo dusenga iyi ngiyi twizeye, iyi twakurikiye irakomeye kandi ifite imbaraga, ifite ubushobozi. Yego mama wo kwica urubanza. Haleluya. Kuba umaze igihe mu ishuri ntago bivuze ko gusenga ko kutumviswe. Kuba uri mu bigeragezo ntago bivuze ko gusenga kutumvise, ahubwo tegeza rata. Amen. Nkunda no kubana gakondo ze wacu. Yego. Amen. Haleluya. Gahunda ni ugushinga urubanza. Yego. Kuko ubu tugiye kuburana. Nukuri Imana yacu nishimwe. Shinga urubanza kuko ufite gikurikira. Yego. Niba Uwiteka twishimira, ese umwisha wacu yagutwara iki? Ese Satani ukurega yagutwara iki? Niba umwuka wera w'Imana kuriho. Amen. Satani kuki yaguterwa ukumva ko bicitse. Turashimira Imana kwisengesha irenga imipaka. Yego. Amen. Isengesho rirenga imipaka. Yego. Kandi isengesho ribasha gukura umuntu muri gereza. Yego. Amen. Haleluya. Amen. Ngo Petero ari mu nzu y'imbohe, ngo abitorero ngo bagire umwete wo kumusara ku Mana. Yego. Amen. Haleluya. Enetaya latase katotala ngo bakimara kugira umwete ngo Uwiteka. Yego. Ngo yohereza marayika. Yego. Kweri. Turashimira Imana ishobora byose kwiryohereza marayika. Aho utakwishoboza, aho bitakwemera, Uwiteka agiye yohereza marayika. Yego. Haleluya. Ushinzwe kurwanira abera, ushinzwe kuturwanira. Ntugire ubwoba rero, Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Twasenze twaje kuburana. Nukuri. Ndashimiriye yera rero. Imana yacu nishimwe. Amen. Abakobwa narabakunze cyane, bo bariyemeje kuko nta mutima bacira urubanza, barafitanye n'Uwiteka. Bati uko bigenda kose nta byaha twebwe twishinza, nubwo amaboko y'ababisha bacu, nubwo amategeko y'isi atatwemerera. Haleluya. Amen. Igitondo kwinginze wongere wigaruye icyizere, ntongeye kwitakaza icyizere. Imana yagukunda. Yego. Amen. Kuba urwaye ntabwo bivuze ko ugomba gupfa. Kwa muganga yarakubwiye yuko agahunda isigaye ukuraga reka na hanyuma ze Imana akora. Amen. Haleluya. Usomye ubutumwa bwiza bwa Mariko ibice byo 2:11 turasanga inkuru y'uriya mugore w'Inayini, ubwo ngo umwana yari yapfuye, ariko Yesu yumva ko agomba guca muri mudugudu. Yego. Haleluya. Ngo bari bikoreye kiriba. Kweri. Haleluya. Icyo kiro ngo bakikoreho, Yesu akimara kuhagera ngo arangije amugira ibambe sha. Ndashima Imana ko Imana yitugira ibambe. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Yego. Amen. Bavuga ngo niki gikuza izina rya data mu muryango we, nuko atabyaye abahungu ngo uzade gakondo muri bene wacu bo wa data. Mose nk'umuntu wahamagawe n'Imana, watanijwe n'Imana, anje avuga ati ndabiza amategeko y'iyi si, ndamutse nciye n'urubanza ntabajije Uwiteka, bantera amabuye. Yego rata. Bantera amabuye banyica. Yego. None rero reka nanjye mbanze urwandiko ndushyire Uwiteka. Ajya kugisha inama Imana. Ariko ajya kugisha inama Imana. Amen. Haleluya. Ngo ajya kugisha inama Imana. Urwandiko araruzamura. Haleluya. Akimara kuruzamura arushyira Uwiteka. Yego. Ndashima Imana ko Imana yumva. Haleluya. Amen. Ngo Mose ngo ashyira urwandiko, ngo ashyira Uwiteka urwandiko. Yego. Ngo urubanza ngo Mose ngo ashyira Uwiteka urubanza rwabo. Uwiteka abwira Mose ati abakobwa ba Sofadi baburanye iby'ukuri. Yego. Amen. Ndashima Imana ko dufite gikurikirana. Yego. Amen. Ndashimira Imana yacu ko ari umucamanza udacirwa kibera. Yego. Ndajya mbabwire ngo abakobwa kuko amategeko ntihabemereraga guhabwa umunani wabo iyo hataza ku Uwiteka. Nukuri bari bakujweho. Ko nukuri. Ariko dushimira ko itazadukuza. Haleluya. Ntago yafashijwe. Imana yacu ntihabwe icyo. Ntabwo Imana yacu yabyemera. Yego. Kuko twasenze Imana yera. Kandi yavuganye natwe. Amen. Igitondo kwingize ngo nawe ujye kwana gakondo. Yego. Hari ibyo wanyazwe. Yego. Satani aje akunyaga. Business yawe arakunyaga. Araguhombya. Ariko uyu munsi nawe ujyana ikirego. Yego. Leta enetutayini jyana ikirego mu rukiko
kuko niho biremeye. Yego. Biremeye jyana ikirego. Amen. Haleluya. Amen. Iki kirego kijyane kandi ufite umuhesha. Yego. Uri buguhesha ibyawe. Yego. Ni Uwiteka. Amen. Amen. Bavuze ko bitazemera, bavuga ko bitazashoboka, ariko uyu munsi iki kirego kijyane kandi kimara kugeza muri kiko kirakirwa. Yego. Umucamanza araruca urubanza kandi uratsinda mu izina rya Yesu. Amen. 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 Haleluya, haleluya. Amen. 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 Haleluya. Amen. Imana yacu nishimwe. Amen. Imana yacu ntabwo icyubahiro. Yego. Usomye igitabo ubutumwa usomye Yesaya ibice byaho 41 ugasoma ku murongo wa 10, reka dusome tw'Uwiteka Imana avuga natwe. Yesaya ibice byaho 41. Yego. Umurongo wa 10. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Hatubwiye ngo ntutinye ko ndi kumwe nawe, ntukebe ko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza niho ko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkurameza ko kwanjye kw'iburyo ariho gucyanuka kwanjye. Ngo dukora ko bose bazakorwa isoni bamware, abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka, abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho, kuko igihe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo kubwe ntiwitinya ndagutabaye. Amen. Amen. Haleluya. Ntutinye kuko Uwiteka Imana iri kumwe nawe. Yego. Haleluya, haleluya. Amen. Nibigutera ubwoba ntubitinye kuko Uwiteka Imana iri kumwe nawe. Amen. 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 Haleluya, haleluya. Amen. Imana cyo ntabwo icyoro ngo nzajya ngukomeza niko kandi nzajya ngutabara. Yego. Nzajya nkurameza uko kw'iburyo ariho gucyanuka kwanjye. Turashimira Imana ko amaboko y'Imana ari magari. Haleluya. Amen. Amen. Amaboko y'abana abantu haradutaye, akimara kutareka amaboko y'Imana adutora. Yego. Amen. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Imana cyo ntabwo icyoro. Amen. Jewe mu buzima bwanjye nakuze ndi umwana udafite ababyeyi. Yego. Aho mare kumenya ubwenge maze kwitwa ko nkuze nisanze mu buzima bungoye cyane. Yego. Ariko nza kugira ikibazo cyo kuvuga ngo se ko ndi jyenyine bizagenda gute. Haleluya, haleluya. Amen. Ariko ndashimira Imana ko ntari jyenyine. Yego. Bwaba ubuhamya burebure cyane kandi ndumva ntewe bahenza wahe ikindi gihe. Yego. Ariko aho ngejeje. Yego. Haleluya. Amen. Aho ndi aho Imana ingejeje. Ndashimira Imana. Amen. Haleluya. Amen. Twari abantu bisuzugurwa badafite shinge na rugero. Uwiteka tugezeho. Haleluya. Amen. Atugeze hatugirira ibambe. Yego. Imiryango yaradutsaye tuzi ko ntacyo tuzimarira, baratuvuzeho amagambo menshi tukibitutsi byinshi, ariko Uwiteka azi ko igihe nk'iki ngiki turi imbere ya kamera. Haleluya, haleluya. Tuvuga imirimo y'Imana. Nubwo baguta ariko Uwiteka Imana cyagufite mu kiganza cye. Haleluya, haleluya. Nubwo bakwanga ariko Uwiteka cyabakunda arata. Baradutaye Uwiteka yadutora. Imana yacu nishimwe. Niye nkubwire ngo ntutinye kuko Uwiteka Imana kumwe nawe. Ntiwihemukire kuko Uwiteka Imana kumwe nawe. Imana yawe kukunda. Amen. Haleluya, haleluya. Twaje turushye turemerewe, Uwiteka arangije adutura imitwaro y'ibyaha twari dufite, utwicaye mu mahoro y'Imana. Amen. 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 Haleluya. Amen. Umurimbyi yajimba ngo adutuye imitwaro duhetamishaga ngo none tugenda twemye. Imana yacu nishimwe. Hari imitwaro y'amagambo, hari imitwaro y'inzoga, hari imitwaro yo imitwaro yari myinshi cyane, ariko Uwiteka arangije adutura imitwaro yaduhetamishaga none tugenda twemye. Ntutinye ko Uwiteka Imana yo kumwe nawe, ntutinye ko Uwiteka Imana itewe kugira neza, ntutinye ko Uwiteka Imana yo mu ruhande rwawe ngo azajya gufata ukuboko kw'iburyo ngo gucyanuka kwe, ngo kandi abakurakare bose nzabashaka ubure, azakurura soni ashaka ubure. Haleluya, haleluya. Amen. Niyo nkubwiye ngo buri ahantu bajya turakarira. Hari abantu bajya baturakara pe, ugasanga umuntu yakurakare, ugasanga umuntu yabyibye, ukibaza umuntu ko ntamubwiye nabi, uyu muntu arakajwe n'iki, ariko ngo uzabashaka ubabure. Haleluya. Ndashimira Imana ko aho tugeze ubu ngubu ni Imana ihabwa icyubahiro. Yego. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Mureke dusenge.
yego twegera Imana Yego. dushyiremo akabaraga Yego. Imana idakiranirwa Imana izatugira neza niko kuri haleluya Amen. Imana izatugira neza Imana iza mu ruhande rwacu Yego. kuko Imana idukunda Imana Yego. ntihabwe icyubahiro amen 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 haleluya Amen. ijambo ry'Imana ryambwiye ngo bamurebye havirwa n'umucyo yego ngo ntabwo bazagira ipfunwe ariko Mana bazagira ipfunwe bavuye n'umucyo Yego. bazagira ipfunwe ukundi ndashimira Imana ko twe twamurebyeho yego tutazagira ipfunwe yego haleluya haleluya Amen. Imana ntihabwe icyubahiro amen Zaburi 12 mu wa 6 hatse ngo kubwo nyego k'umunyamubabaro no gusuza umutima k'umukene ngo none hande haguruka Haleluya. haleluya ngo Uwiteka. none ntagarikira ngo N'Uwiteka. ndahaguruka ngo ndashye umuhoro wacu ingoni yego Imana ntihabwe teka haguruke kweri amen amen haleluya 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 Amen. Zaburi ya 30 yego murongo wa 5 reka twasome Yego. nkunda Zaburi yego Imana ntihabwe icyubahiro Mm. Zaburi ya 30 murongo wa 5 kadusome twe cyo Uwiteka avugana natwe Mm. ahatubwira ngo muri imbere ngo Uwiteka ngo ishimwe mwabakunzi bemwe ngo mushime izina rye ryera ngo kuburakari bwe ari akanya gato ngo ariko urukundo rwe ngo ruzana ubugingo ngo ahari kurakwara umuntu ijoro bwacya mu gitondo impundu zikavuga haleluya haleluya amen ngo ahari kurakwara umuntu nijoro ngo ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga birashoboka ko uri mu marira birashoboka ko iri joro warayurira birashoboka ko umaze iminsi urira hari ibikuriza hari amadeni ya banki akuriza hari amadeni hari amafaranga umuntu akugurije akuriza ariko birashoboka ko waba uri kurira yego Hala ariko mu gitondo impundu zikavuga haleluya haleluya impundu zikavuga yego impundu nizivuge mu izina rya Yesu amen 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 haleluya haleluya amen nakuze ijambo bivuga ngo tubane gakondo yego ziwacu yego baraturengereye hari imbago ziwacu baraturengereye kuko tudafite kivugira baraje baraturengera bamaze kutengera imbago barazimura ariko uyu munsi tugiye kubura ijambo bivuga ngo burana haleluya burana kuko Imana yemeye kukuburanira iteka Imana yemeye ko agiye kukubera umucamanza kweri ene tutasika tutalango tene Imana yemeye kukubera umucamanza noneho shinga urubanza noneho rushinga no uzi gahunda ni ukujya mu rw'ikirenga ntabwo tujya mu rw'ibanze oya yego Imana ishimwe amen nukujya mu rw'ikirenga kuwiteka Imana aratwemereye kutuburanira shabajya baturenganya wangu hanze ahangaha hari abagome ugasanga bafite agasambu kawe ka metero 45 akagutwara metero 20 agusigara 25 akakurenganya kubera ko nta kivugira ufite ugatuza ugaceceka ariko najya nkubwire ngo ntago biri bwemere ariko haleluya haleluya amen haleluya kuko Uwiteka Imana hugarutseho Uwiteka Imana hugarutseho shinga urubanza haleluya mu burwayi umaranye iminsi shinga urubanza mu bukene ufite shido benas ibibazo ufite shinga urubanza kuko Uwiteka Imana yemeye kukuburanira data yemeye ko ducuranga inanga data yemeye ko ducuranga inanga data yemeye Imana yemeye noneho urubanza rujyana yego uyu munsi birahinduka mu izina rya Yesu amen haleluya birashaka ko umaze iminsi usenga ubona wapi ukabona inzugi zikinze ukabona nta rugi rukingutse ariko uyu munsi noneho biremera mu izina rya Yesu amen haleluya haleluya amen haleluya haleluya Imana ishimwe amen Imana ihabwa icyubahiro Yeremiya 33 arangije yandika ngo ntihabaze ndagutabara nkwereke ibikomeye uruhije utamenya hari ibiruhije bikomeye utamenya ariko noneho umunsi tabaza Uwiteka haleluya urubanza ruzane hari imizigo y'impapuro umaze iminsi ufite uri mu rukiko uburana ariko Uwiteka Imana umunsi haleluya adobene wa shalabenas Uwiteka Imana umunsi
uyu munsi kandi ubwo ari bushire umunsi witeka Imana kubani niteguye kugutsindishiriza uko witeka Imana mu muhanda rwacu. Amen. Haleluya. Uwiteka arangije abwira Mose ati abakobwa ba Sofahati baburanye iby'ukuri, babarabye kuri we. Haleluya. Ntuzabure, uramenye Mose, ntuzakore ikosa kutaba gakondo yo muri bene wose kugira ngo nabo baragwe gakondo iwawe. Haleluya. kugira ngo bahabwe agaciro. Twari twarambuwe agaciro we. Haleluya. Twari twarambuwe agaciro, nta gaciro twari dufite, ntako twari twataye agaciro, nta gaciro twari dufite, ariko Uwiteka arata adusubiza agaciro. Haleluya. Twari twaratawe, nta n'umuntu ari kutugira neza, ariko Yesu atugezeho rata avuga ati bana banjye murabo kugirwa neza. Haleluya. Yahamagaye benshi atoranya bake. Tushimira Imana ko natwe muwe yatoranije turimo muwe yatoranije natwe turimo. Imana yacu ntabwo icyoye. Yarabahamagaye ngo akimara guhamagara atoranyamo 12. Akimara gutanyamo 12 avuga ati rate muze bana banjye, ngo arangije ngo bazamuka umusozi bajya gusenga. Ndashima Imana ko mu bantu yatoranije nawe urimo nanjye ndimo. Haleluya. Ntabwo bose ko bahamagawe. Se ntabwo twasize mu kabari, barahari twarabase mu kabari. Hari nabo twasize mu barogiye baracyari mahoro n'ubakiriyo. Hari nabo twasize ku muhanda bari amajoro bateze, wagira ngo bateze imodoka zidafite aho zijya. Nigeze mu minsi ishize nigeze guca ahantu ku muhanda gutyo, nari mvuye ku rusengero mu masaa 8 z'ijoro, mbona abantu barateze. None mbonye abantu bateze, none niba baranyibeshyeho ntago mbizi. Mbonye umuntu umwe umukobwa ambwa ati baratega nk'uteze imodoka. Barahari niba uzi ko byapa uburyane batega imodoka kwa kundi bagiye gutya, mbona arandembuje. Akimara kundembuza ndabase umuntu se umukobwa byibuze se wenda yabagize ikibazo cya nijoro, wenda yatinye gutaha, wenda wenyine yagize ikibazo, ngira ikibazo nanjye. Ubwo nafite ka Bible kanjye nyine mvuye ahantu gusenga nyine. Ariko akimara kumbona abona mfite birahita ngo muroko ngo Yesu ashimwe. Kamana Yesu abagira barahumbaza. Amen. ngo mbabarire ntese bya bigenze gute, ngo nyine ngo bite n'ubuzima tubamo, ngo nyine ngo urumva ngo nyine ngo byaye byanjabutse. Nari kubeshyaho umukiriya ngo byaye byanjabutse Imana. Ndavuga niyo reka ngo senge witeka Imana akugiye neza gukorera ku mihanda, kuko ku mihanda nta kiza cyo ku mihanda. Ndashima Imana ko abantu baye ku mihanda. Haleluya. Imana yadukuye ku mihanda, twari tubaye tugoye, Imana dukura mu mihanda tuzana mu nzu yayo. Imana tunishimwe. Namusengeye ambwa ati nsengeye nange nzakizwe ko nta kiza cy'umuhanda. Uvuga ni muri Imana irabukunda kandi izakora ku muhanda. Amen. Haleluya. Ndaje mwambike ibiganza ndamusengera, maze kumusengera ambwa ati Imana gumusha atugize neza. Ndashima Imana kandi ko Imana izamukora ku muhanda. Haleluya. Imana ishimwe kuba Imana yadukuye hari ikatuzana, twari umugambi w'Imana natwe yaradutoranyije. Amen. Haleluya. Iha agaciro Imana gukuye hariya mu magana menshi abanyabyaha, Imana ikakuzana aho gaciro gaha Imana. Haleluya. Kuba uri mu bigeragezo ntago arabyizaniye, kandi ibigeragezo ntago ari karande ni kumurimbye yaririmbye. Haleluya. Ibigeragezo umuntu abisohokamo. Imana yacu nishimwe, ahubwo iga neza. Haleluya. Imana ishimwe. Umfite ibintu byinshi, ariko ngira ubuhamya bw'amaseri 4 aho uzabuduha ahubwo twasubikiraho kugira ngo ubutaha tubicishe amasiko kuri ubwo buhamya ko tuzaza ukabuduha. Kandi abantu babigaragaza muri komenti kugira ngo ubutaha tuzabane mu cyiciro cy'ubuhamya. Imana ishimwe. Hanyuma Peter urakoze cyane, uri kuvuga ngo tuburane gakondo zacu, kandi nibyo koko hari gakondo wanyazwe, hari bihe wanyazwe. Warahanuraga ko ntugihanura, wuzuraga umwuka ntukiyuzura, warafashaga ntago ugifasha, wajyaga umuriza abantu ntago ugibahumuriza, wajyaga ujya gusura abarwayi kwa muganga ntukibasura. Hanyuma ibyo byose ni gakondo wanyazwe, ariko uyu munsi Imana yavuze ngo burana, iremera kukuburanira. Ushobora kuba ufite amadene, burana usenge ntandi tuburanirane mu masengesho yacu. Hanyuma Peter nk'umuntu akwifuje kukuvugisha kugira ngo umusengere cyangwa umugire inama, kuko uri umupapa mukuru kandi uri umunyamasengesho ubikuzemo. Hanyuma nk'umuntu yifuje kugisha inama ku busengerwa, uyu muntu yakunda kuyiha nimero. Murakoze.
nimero yanjye ni 0782 63 yego 40 yego 30. yego gira subiremo 0782 63 40 30. amen. Mwese rero mufite nk'imanza muri Imana ije kubaburanira kandi ntagire busige nk'uko byari bimeze. Hanyuma reka tugusabe usengere abantu baradukurikiye aka kanya kugira ngo Imana ize ibahihumure. Amen. Imana itwemera tukongera. Nzababwira uburyo Imana iburanira urubanza. Yego. Nzababwira uburyo baroze imirima yanjye. Noneho tugiye guhasengera. Imvura iragwa ari mu mpeshyi. Icyo cyane cyo nzakibanza bahuhamya. Ubundi buhamya bwa kabiri nzabaha uburyo nararanye n'imbwebwe nyiramuhari mu gihuru. Turararana ni byinshi, reka ndasengera Imana. Amen. Haleluya. Amen. Kadusenge twubaha Imana, dusenge. Mana data, Mana nziza, haleluya, ndagushimiye. Mwami ngushimiye kujya neza kwenye ko Imana yacu Mana nziza. Igitondo uvuge natwe ko tubana gakondo zacu. Data twarenganijwe. Ariko tukimara kurenganywa Uwiteka nyinga Imana yacu Mana nziza, uvuganye natwe ko noneho twemerewe kuburana Mana kandi ko witeguye kuduhesha ibyacu. Abakobwa Sofadi ntaga amateka yabemeraga, ariko wabahesheje ibyabonye ko Imana habwa gakondo iwabo. Natwe igitondo cy'umugisha dusengeye bene wacu Uwiteka Mana. Hari abafite uburwayi nyiringa Imana yacu Mana nziza tubasengeye Imana. Uburwayi bukiye mu izina rya Yesu. Hari abafite imanza nyako Imana yacu Mana nziza. Izi manza nuzangize mu izina rya Yesu. Hari abarwaye indwara zidakira nyiringa Imana. Tuzi kuri Imana ikiza. Nubakize mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka nyako Imana yacu Mana nziza. Uhumuriza abantu bawe kandi uteka Imana bagiye neza mukunzi mwiza. Data ndagushimiye icyo cyane mu izina rya Yesu. Amen. Barakoze ibiganiro byacu nakagaruka kanjye twari kumwe Elia Channel Iramiro TV. Ibiganiro byacu nakagaruka Shalom. Ciao ciao. Ciao ciao.